Yesu ashimwe nongeye kubasuhuza abakunzi ba cano ab'Imana bera. Ubutaha twarabasengeye ariko uyu munsi tuje kubagezaho ijambo ry'Imana ritoya cyane kandi ntago dutinda. Amahoro y'Imana abanze abane namwe. Reka tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2 turasoma twumve, hanyuma niturangiza turageza ku murongo wa 5 turekere ntacyo bitwaye. Haravuze ngo umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati niyonyereje abana ndabarera ariko barangomera, inka imenye nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi. Abana bonona baretse Uwiteka, basuzugura Uwera wa Isirayeli, baramuharurukwa basubira inyuma. Niki gitumye, umurongo wa 5, niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe nta hazima, ahubwo n'inguma n'ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Imana itugirire neza, Uwiteka atugirire neza, kandi Uwiteka twiteho. Bibiliya ivuganye natwe ngo abantu basubiye inyuma, kandi Bibiliya yatubwiye ngo inka imenya nyirayo, indogobe nayo imenya urugo rwa shebuja. Ngo ariko Abisirayeli bo ntibabizi, ngo basubiye inyuma, basuzugura Uwera wa Isirayeli, baramuharurukwa. Imana ishimwe. Niba utaraharuruka Uwiteka, ongera ibihe byo gusenga muri wowe, ongera ukizwe, ureke ibyaha byawe, ureke ubusambanyi, ureke ubwibone, ureke ubujura, ureke uburiganya, ureke uburyarya, ukorere Imana, hanyuma ushake Imana, cyangwa se ugerageze. Ariko Bibiliya irakubwiye ngo abantu basubiye inyuma, basuzugura Uwera wa Isirayeli, baramuharurukwa, ngo bikorere ibyo bashaka. Imana uyu munsi iri kukurega gukora ibyo ushaka. Imana uyu munsi iri kukugira inama, ikubwira ngo hindukira, va mu bigawa, reka ibyaha, reka ingeso mbi, reka ubwibone, reka ubusambanyi, reka ubujura, reka ubutinganyi, reka icyaha n'igisa nacyo, ukorera Imana uzabona ubugingo. Yesu ashimwe. Imana isumba byose irashaka ko wihana, irashaka ko uhindukira. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri hanze yacyo, Imana yagushaka ko uhindukira, ukavana ibishimwa mu bigawa, ukareka ingeso mbi, ugakora ibyiza bishimwa n'Imana, ukazabona ubugingo. Imana ishimwe. Imana itugirire neza, ugakora ibyiza bishimwa n'Uwiteka, ukazabona ubugingo. Uwiteka ashimwe. Bibiliya yavuze ngo abantu basuzuguye Uwera w'Abisirayeli, baramuharurukwa, bisubirira inyuma. Birashoboka ko wajya gusenga 2 ku munsi, birashoboka ko wasengaga 3 ku munsi ubu ukaba utakibikora, birashoboka ko wajya guhanura ukaba utagihanura, birashoboka ko Imana yajyaga igutuma ahantu ukajyayo ubu ukaba utakijyayo. Imana irashaka ko wongera ukagaruka ku rufatiro, irashaka ko wongera ugakizwa, irashaka ko wongera ugahindukira, irashaka ko wongera ugakorera Imana, ukavana ibishimwa mu bigawa, ugakora ibyiza bishimwa n'Imana, ukazabona ubugingo. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Uwo ni wo muburo nari nkuzaniye uyu munsi. Ongera ukizwe, ugaruke ku rufatiro, wongera ukorera Imana, uzabona ubugingo buhoraho, hanyuma Imana izadufashe, tuzabane mu ijuru, tuzarihuriremo njyewe nawe. Mana yacu, Mana isumba byose, Mana ikora imirimo n'ibitangaza, turagushimye, turaguhimbaje, kuko wera kandi ukazabana n'abera. Uwiteka, reka imbaraga zawe ziboneke ku bantu, reka ziboneke mu gihugu, utange agakiza, utange kubatizwa, utange gukizwa, kandi inkomezi zawe zonyine zigere ku bantu bawe bose, kandi imbaraga zawe zibabonekeho, gukomera kwawe kubabonekeho, kandi neza y'Imana ibuzure. Urakoze Mana, we wumva gusenga kwanjye, nanjye mbyatse Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ariko nkwibutsa ngo wagenda ugakizwa, ukabatizwa mu mazi menshi, ukazabona ubugingo. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Mwarakoze rero gukanda subscribe, mwarakoze kandi kujya mureba rino vugabutumwa mukaryumva mukarirangiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Uwiteka rero abagirire neza, Uwiteka agumane namwe uko bwije n'uko bukeye, ajye abareba impuhwe ziwe uko bwije n'uko bukeye, ajye ahorana namwe ku manywa ndetse na nijoro. Haleluya. Imana isumba byose ibiteho kandi bagenzereze neza, kuko Bibiliya yaravuze ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Bibiliya ivuze ngo iki?
iravuze ngo nimushake Uwiteka, ngo nimushakishe Uwiteka Imana bigishoboka yuko abonwa, nimumwambaza akiri bugufiya. Umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka Imana iramugirira imbabazi n'ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Imana irashaka kuhindukira, Imana irashaka gukora, Imana irashaka kukizwa, Imana irashaka yuko uvana ibishimwa mu bigawa ugakora ibyiza bishimwa n'Imana ukazabona ubugingo. Imana ishimwe. Imana rero si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora. Wowe icyo usabwa nta kindi, urasabwa gukiranuka, urasabwa kwera imbuto zikwiriye abihanye, urasabwa kuvana ibishimwa mu bigawa, urasabwa gukorera Imana, urasabwa kubabarira, urasabwa kurenganura abarengana. Imana isumba byose irashaka yuko uyikorera maze nayo igakora ibyawe. Murakoze cyane rero. Uwiteka biteho kandi abagenzereze neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.